kimwe mu bintu nagukoreye uzambona ntabwo utazibeshya ukabwira papa wawe ko njya nkubwira nabi ntabwo ugomba kubimira nta wundi muntu ugomba kubimenya ndabimize ntabwo nabivuga rwose tugende njye kukogosha tugende ntabwo mani icyo ukora uyu mubebe aribwo ndimo kumubona neza mani ariko buryo uzi ko hari ntarebaga ndebera amaso waraye ndebera uruhanga wose ariko mani uyu mwana nubwo ndimo kumwirengagiza ubu ntiyari inzozi zanjye Ana ariko nabonye urukundo mfitiye kuko buriya nta buryarya nk'uwambirira ariko gafite mu kanwa heza gafite amaso meza wenda uhareka kwihagararaho kweri hanongere ndebe mwa Jesus Kristo ariko simana ndebera noneho amatama yakwishumva ndakwemera rubi byo aho byakanyuze walahi Ana mani intego ntihaye ngiye kuyivamo kandi unshyigikire uyu mwana ngiye kumukunda bice aho byakanyuze ndetse uyu mwana nta n'undi nazaba yasohoje gusa kamwereka ariko nsanze yarisubiyeho nabigendana sha nanjye namuhiga nk'uko yamyize nasara noneho Ana nakumana ukuntu kambwiraga nagukunda nagute shariya mwana ubanza ari seriye mwana ubanza ari seriye kamuhamagare umubwire aza ndebe numve ko akibirimo kadayifata se kandi oui sawa Ana umeze uteze naraye neza meze neza mbese ndumva nishimye wowe se umeze ute sha umva gusa ntukumve ko hari ibintu bikaze nta mpamvu umva se none se uri mu rugo abashuti bawe bahafite igihe kingana iki bakubwiye ko bazasanga he umva se mbo gahunda rero nari ngiye kuguha nagushakaga ngo tuganire ndumva hari ikintu nshaka ndumva ko hari ikintu twaganiraho ndumva nifuza kuganira nawe yego ubaye ufite akanya wasimbuka ukansanga mu rugo noneho ntibinakugore utega bisi ni ikifata moto nugera hano umumagare mwishyura umbwire nimero yiwe kugira ngo wihute urayafite
Okay, good. Ngaho rero cunguza uburyo umwete nanjye ndi mu rugo nyine shamva. Ndagutegereje deje. Okay, asante. Ngaho nyarutsa mwana. Tebuka kabisa. Mwiriwe. Mwiriwe neza ko. Meze neza. Yego. Urashima Imana? Ndashima Imana. Tuguhe iki se? Nashakaga amavuta y'igihwagari litiro 5. Urazifite? Oya ntazihari. Vinegere muri firiya nini yo mu icupa rinini. Wapi nabyo ntabyo. Ibintu bihari hano ni ibintu biri hejuru cyane bihanitse bihenze. Nta bihari rero ibyo ngibyo uri kuvuga. Mbese bose basi mwandangiye aho ndi kubikura. Ahantu uri bujye kubikura. Ariko rero buriya naza nkakujyana we mu kanya buretse tube tunaganira ariko sibwo nawe uhita ugenda nubwo bibuze ejo ntiwabisanga. Oya reka ndi kwihuta. Uri kwihuta? Mfite akazi kenshi mu rugo nsize ngomba kujya wampaye iminota se nk'icumi basi tukaganira nk'umuntu nyine w'umukiriya wanjye. Erega ejo ibyo byose uvuga wabibona nuko hano ncuruza ibintu biri hayi bihanitse cyane niyo mpamvu. Bose iminota 10 ni myinshi pe naba ndi gutinda. 5 ntacyo 5 subwo. Okay ntacyo. Ntambwira guteza amatwi. Murakoze cyane amakuru se. Neza. Nubwo uje guhaha ndakubonye nyine numva umutima ushibukiye mu bicu. Oya. Numva nifuza kuba wambera byose nimba byashoboka ntago mbizi pe. Oya ufite umugabo tubana. Ufite umugabo? Ubwo umugabo ufite rwose ubwo umugabo ufite koko umugabo hano ntacyo uzamburana. Babarira unyegera umbe hafi nukuri nkubera igicumbi cy'umutima wanjye. Nukuri wambabero kanyumva ariko. Oya. Kuri Gasaro keza nahawe na Rurema. Oya. Ngerega nubwo ncuruza burandi n'umuhanzi ntabwo bizi. Oya. Mugabo wanjye turakundana. Wenda nubwo tutari twabyara ariko tumaranye igihe. Ntabwo mumaranye imyaka ingahe? Tumaranye imyaka 10. Nge rero iyo mbyaye nteye impanga enye. Oya. Iyo mbyaye nenye ntera ufite ikihe kibazo ko kuko nta kintu uzamburana. Ako sha urareba neza data we noneho kuntu useka ni nk'inkiri mu gihongore n'ukuri. Oya. Ese wambabarira basi ukicara wenda n'amasegonda 3 icara. Ajyana kamarayika nokore. So ubundi ubona nabyangira biki. Karibu. Ukwari wagenze. So narindi sinzi ibintu nari mugiyemo muri phone. Unyise? Anna. Oh. Meze bon. Meze bon. Wicaye umamagariye iki? Umamagariye iki? Bo, icara nkubwire. Kungubu. Mu bwa mbere umamagariye. Ubundi nageze mwihamagarira. Kandi kumva nashyushye. Washyuhijwe n'ikezi. Nyine mbwira umamagariye. Buretse sana ntuzazana akaboko kawe nkubwire. Cyangwa kukubwira. Akaswe umunsi wahindutse. Oya nyine nyumva. Sinzi nshaka kukubwira. I don't believe it. Uyu ni fisi ndi kubona cyangwa bamenduriye? I'm fish. Oh my God. Umva se Anna. Baba ntuhamagaye kugira ngo uze tuganire. Ubundi ni igitangaza. Fora ni iki ngiye kukubwira. Sunda forikira. Nyine gifore wowe ni iki? Forikira. Banzubwire. Oya
uri kuntera amatsiko. Foka basi. Fokeranye. No, uri kuntera amatsiko. Yego. Mundi kuva twamenyana buriya sibwo mumagaye. Ariko shafite n'utwara twe. Basi. For sure. Thank you. Kutari nk'aba bakobwa ba kera bisiga ibintu wagira ngo ni injangwe yariye inyama mbisi. Cyiza. Ahubwo se mbwira. Turi kujya mu bintu byinshi. Mbo, Ana, ikintu nkuhamagare. Iyo. None mukanya na seshu. Oya se ntega amatwi nyine ariko nkubwire. Kandi ndeba tuganire, tuganire ndeba mu maso kugira ngo numve ikintu ndimo gukora. Oya wigira isoni. Ni iki kiri gutuma nikuhandi? Umva nyine mubwire. Ubwo heruka hano uri bwintu twaganiriye. Uwambwiye byinshi. Utanyibutse uriya munsi. So nyine ntega amatwi nkubwire nyine. Ubwo heruka hano twaganiriye byinshi. Umbwira icyifuzo cyawe, sibyo? Nanjye nkubwira icyanjye. Bakubwiye kucyura munsi w'amaboko. Siko nta munsi wanjye nawe. Nyine ngaho zereka wumve. Hano harimo igisubizo kandi ndatekereza kiri bube cyiza. Yego. Urumva? Ngiye. Rero na nyuma y'uriya munsi nasigaye ntekereza ku bintu bambwiye. Nkaryama nkabura ibitotsi. Ukabura ibitotsi nkuko mbibona. Ana wibuke wumve ngo diriya joro. Nararyamye nkajya mbona urimo komanga hano ku rugi. Se izi ni inzozi ndimo ese koko waragarutse. Nkongera nkasinzira nkazisangamo. Gusa nari nakubwiye ibintu byatumye mfata umwanzuro wo kuba ntazongera gukunda. Narahemukiwe binakomeye kugeza ubwo mfata umwanzuro wo kumva ntazongera gukunda. None wumva ko nanjye nanyuze muri byinshi cyane pe nahuye n'abatipe benshi baraneza mani nyine abatipe ba danje tusibyo ariko nisanze nta numwe nikunda kubera ukuntu bari abana babi so nisanze mu rukundisho ubundi igihe nabikubwiraga. Ana noneho rero fisi wabwiye icyifuzo cyawe ukabona nta cyumva. Simana waranunguye uyu munsi ndajya nkubwire oya ntega amatwi se ndajya nkubwire ko ubu wicaye mu byicaro by'umutima wa fisi. Oh my god. Ubu bivuge neza. Bo reka mbivuge neza. No kuvuga ngo last time njye nakubwiye ngo I love you. naho ubundi nta mutima mubi n'ukuri. Uwo mugabo wawe urimo uvuga ngewe hano nta na kimwe ntagira. Nzagukorera byose ariko mani nawe ntajya umenya ariko nimba ari igisaza. Umuntu mumaranye imyaka 5 utarabyara se ubwo urumva bimeze bite? Ubwo ari umusaza ariko ndamukunda kandi nanjye arankunda n'ukuri nta kintu na kimwe kibaho yanyite. Reka bari mbanze nkukubita impanga ebyiri. Mbanze nzigutwike umubwire ko ari izi nge nzajya nkufasha. Mugira ikibazo ngewe ibintu ndabifite. Oya ntago nahita mbyemera akakanya. Wambabare ejo bundi twazanyana Bambino se. Bambino? Urahazi se ngaho nyumvira. Ntago mpazi. Ibintu nk'ibyo nibyo ukeneye. Oya ntago mpazi ariko nanone ntago nahita mubabaza akakanya. Ndashaka ko uhinduka umuzungu nukuri. Oya gutya ndi birampagiye. Oya ndashaka ko uhinduka umuzungu yakuri mwiza. Oya. Aho mbabarira usekeho rimwe ndebe. Oya. Oya seka nukuri. Subwo ntureba usetse Yesu we ariko mana uyu nta umva ntago nge natuma ncika. Ntago natuma ncika. Weze urumva ibyo bintu bibaho. Urumva bibaho kuko natuma ncika. N'ubwiza ufite ntacyo kubera ko ndi kwihuta kandi nakubwiye ko Shirama yagiye ku kazi reka ngende noneho tuzabivuganaho utaha n'ingaruka. Nari ngiye kugutekera amatanga unywe ubwese ubwo urumva ko kanye ni kuri gaze ntago bitinda nyine ntago bitinda ariko ubwo se ntanze kujya mu rugo navuga ko nari ndi hehe se wabura ibyo mubwira ntiwanamubwira ko wari wagiye mu misoko y'imitwe kandi abizi ko yuko ntajya nsuka ubu uragiye oya winsiga ni ukuri reka ngende ahubwo njye kureba ko ibyo nari nje kureba ndi bibone hano ndijya ku yandi mabutike basi ntakunda ariko rero waba uncitse nabi ariko kandi ibintu nkoreye ntago ari byiza oya tuzaganira neza ubutaha n'ingaruka uragiye yego
vugisha ukuri reka ngende. basi ngaho mpobera basi mbone ko icyizere nkifite wambabara ukangwamo ko ni ukuri wambabara ukangwamo ko ubu uragiye koko reka ngende tuzabivuganaho ubutaha tuzagaruka tubiganire wambabariye koko yewe umva yewe uranze uragiye koko uragiye koko umva yewe mana nyagasani we mbega umugore uriya mugore nanjye ndamutaho umutwe nintamutaho umutwe iyo mu ijuru irarora uriya mukobwa mbonye si wa wundi tuziranwe kera nkikiwe mu cyaro kamuhamagare numve. Nomero yiwe ndayibonye yaba yarageze i Kigali ryarira. Mbanza atari. Halo. Umeze ute? Amakuru y'iminsi ra? Ese uracyaho mu cyaro? Waje i Kigali? Reka cyangwa ni wowe mbonye ucaho? Ntabwo ari wowe uvuye kuri no botike twegeranye? Hari butike naringiyeho ngo wasanga ari tubonye cyane. Mwana wamba bari ukagaruka basi ukanasuza rega duherukana kera. Ile ndabizi ko duherukana kera uko. Nuko garuka nasuze garuka usuze. Sawa. Umwana duherukana kera. Ni ibyanyabyo cyangwa ntega amatwi nyine mbanze nkubwire. Ubu niyo nakitaya nkajya mu rugo n'abashiti banjye nibaze ewana buri kimwe cyose nyine ni kibe. Ntega amatwi nkubwire. Sibyo ongera bivuge. Nyine mba nkubwire. Ubu tuvugana. Ongera bivuge. Uri umwe mu bantu bicaye mu byicaro by'umutima wanjye. Ndajya kurya nkumva nasangira na Ana. Najya kuryama nkumva nawe ndi kumwe na Ana. Ibyo bintu bibaho? Ni wewe? Nyuma yo kugiye na setinzi nimero yawe nshyiraho izina. Urumva none umva akantu kagiye kankurura. None nagutekereza nkahita njya kuri WhatsApp. Nkakanda kuri nimero yawe nkazuminga iriya foto yawe iriho. Mana nareba noneho aya matama nareba aya maso nkakureba wese kuri kuntera isoni. Oya sho wigira isoni. Ubu uyu munsi wumve ngo nakwakiriye mu buzima bwanjye. Ndikubwiye. Byanyabyo. Kubera ko nge nafashe umwanya wabyo. Sibyo? Ntabwo nzongera kukwandikira kuri WhatsApp mvuge sina. Umva. Nzajya nyisubiza itarangeraho. Birashoboka. Yego. Subu iyi nkuru ndayibwira ndera ku buryo umutima wanjye ugiye kujya ukorana n'uwawe. Noneho abashiti banjye ukuntu narabakubwiye umva amafoto yawe mpora nyiboherereza ngiye aho uri kunenza. Oya reka umvaze byanze bikunze reka nkubwire. Are ubushize twaganiriye umbaza ku by'iyi nzu buriya abantu bagiye gukundana nyine hari n'ibintu babwizanye ukuri hari ibyo ntakubwije ukuri bitewe nuko numvaga nyine ntari feeling ibyo urimo kumbwira. Iyi nzu niyo nasigiwe n'ababyeyi ndi imfubyi ababyeyi banjye barapfuye bose. Nta mama ngira nta papa ndaho ariko gusa nshima Imana yuko nta nicyo mbaye kandi no kuvuga ngo rero iyi nzu ariko njyewe ndi unique ndatandukanye byanyabyo. Yego ndatandukanye byanyabyo. Rero iyi nzu no kuvuga ngo nifatanyije na mukuru wanjye ari hanze Canada. It's okay. Yagiye kwiga. Nukuvuga ngo tuzayigabana nyine. Byanze bikunze ubu nge nimba n'ubushobozi. Niyo yayijyana. Yego. Even niyo yayijyana. Byanyabyo. Tukabahese. Twashirega akamubwiye sibyo wenda ntabwo uramenya neza. Nanjye ntabwo muzi cyane ariko nyine ngiye cyo ntabwo nigeze sinari nzi nimba ufite inzu. Duhura bwa mbere nta kintu kimwe nari nkuzi. So nakunze rero. Ntabwo ibintu by'imitungo mbyitayeho pe. Wumve ngo ntandukanye na ba bantu bose mwahuye. So rero reka mubwire. Ngiye ndi kumva byandenze. Wantega amatwi bwa rimwe nibura nkakubwira
nta kindi kintu ijambo isore riri ku mutima isore ikintu kirenze kunkunda mbo uyu mwanya iyi saha uyu munota twicaranya wumve ngo Ana ni icyizere cy'ubuzima bwanjye bw'ejo hazaza. Ana and Fils. Ana and Fils. Ana and Fils. Fils and Ana. Ubu uri icyizere cy'ubuzima bwanjye. Ufite byose. Sibyo? Dukundanye nta wundi muntu wemerewe kwinjira mu buzima bwanjye. Uzanyemerere sibyo narababaye nta uzambere mama umbere sheri aho batabaye buri kimwe kandi nanjye nkwijeje ko nzakora buri kimwe cyose ku bwawe ntuzigera ubabara mare byanyabyo angera kuminza umva ubwi oya igira hino oya ega mano ubwire oya uri kuninza usko nari mfite abafite banje urumva bagiye kuza ahubwo impungire kuyubaha wakwegamya no nkakubwira kandi nanjye gukubwira oya sha wanyumvisha uri kunyera isoni ukunda cyagiye nta soni mfite none umva nyine umva mubwire usko kunyera isoni oya umva kanigendere nje ko ahubwo se tukajyana oya bo nanjye hari gahunda nanjye kujyamo noneho natana ukatujyana tukajya gusohoka Sora umeze ute amakuru y'iminsi